kwibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Turacyari kuri ya ntego yacu tuzasangira hamwe muri iki cyumweru, ivuga ngo hari igicuku cya nyuma Imana igiye kukwitamururira. Ndongera mbitangaze mbibwirijwe n'Umwuka Wera ko hari igicuku cya nyuma Imana igiye kukwitamururira. Warababaye bihagije, waratutswe bihagije, warasuzuguwe bihagije, wizengurutseho bihagije, warakubiswe bihagije, ariko ndabitangaza mbibwirijwe n'Umwuka Wera ko hari igicuku cya nyuma ku buzima bwawe Imana igiye kukwitamururira. Ubwawe ukabimenya ko Imana ikwitamururiye, n'abandi bakabimenya, kuko Imana ntabwo igiye kubikora mu ibanga, igiye kubikora ku mugaragaro, abantu babibone, nawe ubibone ko Imana ikwitamururiye. Niba byemeye kuzamura haleluya hano nimuyizamure, nta mategeko abihana. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, bahana mesaje, baravuga ngo duhunga Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera, abarwanirira, yarangiza akarwanya Abanyegiputa. Nongeye nanone muri aya manywa ya saa sita kugusabira ko Uwiteka kurengera, akarwanya Abanyegiputa bari inyuma yawe n'imbere yawe. Umuyaga uturuka imbere uba ushaka kugusubiza inyuma kugira ngo uguhereze ukuri inyuma, hanyuma igufondafonde nk'uko bafonda kwa kundi bacumba ubugari. Ariko nkwifurije ko Uwiteka kurwanira ahereye imbere agahera n'inyuma, ahantu hose Uwiteka akarwana, kandi Uwiteka ni umurwanyi. Kiye gukora ikintu gishya. Cyambere ndavuga ibintu bine cyangwa bitanu. Icyambere Uwiteka agiye gukora ku buzima bwawe. Uwiteka agiye gukora ikintu gishya. Agiye gukora ikintu gishya. Yavuze ngo ko ngiye gukora ikintu gishya, mwebwe ntimuzabimenya. Yego. Ko ngiye gukora ikintu gishya, ntimuzabimenya. Hari ikintu gishya Uwiteka agiye gukora ku buzima bwawe. Ntabwo ari igishaje, ni ikintu gishya, kuko ari we ugira icyo arema. Hari ikintu gishya, kuko ari we ugira icyo arema, yarangiza akagikomeza. Ese urakira ikintu gishya kivuye mu ijuru cyangwa ntabwo ucyakira? Ni ikintu gishya. Ndakora ikintu gishya. Shimwa Mwami, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro Mwami. Muranyikiriza muvuge ngo amen. Icya kabiri, aravuze ngo araca inzira mu butayu, atembesha imigezi mu kidaturwa. Mu butayu ni ahantu hataba ubuzima. Mu butayu ni ahantu hataba imibereho. Ikiba mu butayu ni izuba gusa. Ikiba mu butayu ni umusenyi utwika ibirenge, n'izuba ritwika. Nta mazi aba mu butayu. Mu yandi magambo, nta buzima buba mu butayu. Ariko Uwiteka avuganye nawe muri aya manywa ya saa sita,
haravuze ngo araca inzira aho hatari inzira. Aho ngaho abantu babona nta nzira, Uwiteka aravuga ngo ndahaca inzira. Aho babona nta buzima, aravuga ngo ndahatembesha imigezi. Amazi ni ubuzima, aravuga ngo arahatembesha ubuzima. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Araca inzira. Ubutayu wumve za ntambara zawe, bya bibazo uhura nabyo, ya situasiyo iri danje, niho Uwiteka avuga ngo arahaca inzira. Nahabwa icyubahiro, nahabwa icyubahiro, nahabwa icyubahiro muri iri teraniro, nahabwa icyubahiro muri iri teraniro, nahabwa icyubahiro muri iri teraniro. Yesaya 48:11 haravuga ngo jyewe ubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Ibyo Uwiteka ari kuvugana nawe, haravuga ngo wowe ubwe azabyikorera. Nta ruhare rwawe, nta kuboko kwawe. Hari ukuboko k'Uwiteka kutagaragara, ariko gukora ibigaragara. Hari ukuboko k'Uwiteka kutaboneka, ariko gukora ibiboneka. Niyo mpamvu avuga ngo jyewe ubwanjye nzabyikorera, kandi nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Muracyari ngo muzamure haleluya. Kandi ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Ibyo ntuze ni ibyawe, nanjye ubwanjye nduwawe. Nabura iki se ngufite mwami, ko umagije. Nabura iki se ngufite mwami, ko umagije. Ubwanjye nzabyikorera. Kandi wumva impamvu ngo ashaka kubikora, ni ukugira ngo izina rye ridatukwa ku buzima bwawe. Muvuge ngo amen. Hari umunsi Eliya yasenze. Igitabo cya mbere cy'Abami mu gice cyaho ndatekereza ni icya 18 niba atari icya 19 ku murongo wa 35 cyangwa na 6. Yarasenze. Iyo koza analize y'ayo magambo, yaravuze ngo bimenyekane ko ari wowe Imana, nanjye nkaba umugaragu wawe. Ariko isose ngo ayo magambo, mu yandi magambo Eliya yabwiye Imana ati ubikoze utanabikoze jyewe turaziranye, mbizi kuri Imana. Ntabwo ngisenga nk'abana bavuga ngo nutabikora ngo urabutari Imana. Jewe turaziranye, nabonye imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Ubikoze uritwa Imana, utanabikoze uritwa Imana. Haravuga ati ariko none ntubikore ku bwanjye, ahubwo ubikore ku bw'abantu bangose, bemere ko ndi umukozi wawe, ndi umugaragu wawe, nawe ukaba uri muri jyewe nanjye nkaba ndi muri wowe. Hari ibintu Uwiteka agiye gukora atabikoze kuri wowe kubera ko we muraziranye, ahubwo agiye kubikora ku bw'abantu bakugose, ku bw'abantu bagukikije, kugira ngo bamenye ko saa sita iyo bagiye kuri lunch we ntujyeyo, ugakatira mu nzu y'Imana. Hahandi hose ujya ukatira bamenye kukatana n'Imana. Umubyizi wawe Imana iwandika ku gipande cyo mu ijuru. Niba byemeye muzamure haleluya. Kandi wera wera mwami, wera uruwera gitare,
mw'ijuru no mw'isi nta wundi wasa nawe uruwera mwami ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano yawe ntiyahinduka niyo mpamvu shima izina ryawe mwami niyo mpamvu shima izina ryawe mwami. Icya gatatu, Imana igiye gutanga umugisha. Ndagisubiramo. Icya gatatu, Imana igiye kuguha umugisha. Ndagisubiramo. Imana iguhaye umugisha. Bibiliya iravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro Uwiteka yongeraho. Igitabo cya mbere cy'Ingoma 4:9, Yabesi arasenga haravuga ngo icyama ukampa umugisha ukagura imbago yanjye ndinda ibyago ntibimbabaze, ngo nuko Uwiteka muha ibyo yasabye byose. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Imana iratanga umugisha. Imana iratanga umugisha. Umugisha wo mu mwuka n'umugisha ukorwaho. Ni ku ijuru ryambwiye ngo nze mbitangaze. Icya gatatu, Imana iratanga umugisha. Ese muracyari ngo muzamure haleluya kandi nanone. Hobera umuntu umwe mwicaranye umubwire ngo habwa umugisha n'Imana. Ongera umuhobera umubwire ngo Imana iguhaye umugisha. Ni Imana iguhaye umugisha. Ntabwo ari umugisha uhawe na bene wanyu, si umugisha uhawe n'umukoresha wawe, cyakora Imana yamukoresha. Si umugisha uhawe n'uwo muturanye n'umuturanyi wawe, si umugisha uhawe, oya, ni umugisha ijuru ryagutekerejeho. Umwe mu myanzuro y'ijuru ni uko ijuru ryavuze ngo riraguha umugisha, riraguha umugisha. Ninde ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza adacogora. We ntiyite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita kuko ni Imana yamuremye. Curanga piano yonyine. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho genda uhagarare ku munara, wimira amajwi yose ya Satani, uhore witoza gukiranuka. Ngaho genda usenge wongera usenge, tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza. Zatanga ingabo nyinshi zipfuye ku bwawe. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza
ndabakunda. Yadusanze twigaragura mwivata idukuramo, maze iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi dusezeranya ubugingo. Se muracyari ngo muyimpere kwa kundi? Elohimu Adonai Shama Shama Elohimu Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama Shama. Cyakane, Imana ije gukingura imiryango yose yari ikinze. Imana ije gukingura imiryango yose yari ikinze ku buzima bwawe, yari ikinze ku bana bawe. Imana ije kuyikingura. Yari ikinze kuri famiye yawe. Imana ije kuyikingura. Yari ikinze mu bitekerezo byawe. Imana ije kuyikingura. Mu yandi magambo, hari inkunga y'Imana, hari finansoma z'ijuru, hari inkunga z'Imana zimanutse. Poroje zawe Imana ije kuzishyigikira no kuzitera inkunga. Imana ije gushyigikira amayindi zawe. Imiryango ikinze Imana ije kuyikingura. Se muracyari ngo muzamure ibiganza muvuge ngo turabyakiriye Mana? Wakongera ugasubiramo ukavuga ngo turabyakiriye Mana? Wasubiramo bwa gatatu ukavuga ngo ndabyakiriye Mana? Byakozwe n'intumwa 12. Herode afata bamwe bo mu itorero kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota ngo abonye ko anejeje Abayuda. Afata na Petero ngo azamwiyongeze Pasika irangiye, ngo ariko ab'itorero bagira umwete wo gusenga. 12 twasomye avuze ngo muzagenda munyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumva. Haleluya. Ab'itorero bagira umwete wo gusenga, babwira Imana ngo ibi turabyanze. Rick Warren urito David Yongicho mu gitabo cye yanditse 4e dimension, hari aho yanditse aravuga ngo umunyamasengesho umwe wizeye yavuze ku gaciro k'amasengesho. Aravuga ngo amasengesho afite amatwi arumva, aravuga ngo amasengesho afite amaso arareba, aravuga ngo afite amaboko arakora, afite umunwa aravuga, aravuga ngo afite ubwenge aratekereza, afite amaguru aragenda. Aravuga ngo umunyamasengesho umwe wizeye yavuze ngo yaburizamo ibyemezo by'inama ya ONU ngo yabereye muri Amerika cyangwa n'ahandi, ngo umunyamasengesho yibereye muri Afurika, ngo nubwo yaba atarize geography, atazi uko imigabane y'isi kurikirana, we ngo akaba yibereye ahantu kereke pare, akavuga ngo ibi ndabyanze, ibi ndabyanze, ibi ndabyanze, ibi ndabyanze, ngo Imana ituma ya masengesho. Aravuga ngo kandi amasengesho yinjira adasabye audience. Wowe senga, senga. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera
kumana data. Ngo abitoro bagira umwete wo kumusengera no kumusabira ku Mana. Ngo bari bamushyize muri gereza Petero, ngo aboshye amaboko n'amaguru, aboheshejwe iminyururu, bamuhaye n'abasirikare 16 bo kumurinda. Ngo abitoro bagisenga ngo Imana yohereza marayika. Iyo twasenze marayika araza. Muvuge ngo amen. Ngongere muvuge ngo amen. Ngo marayika araza, ngo agera mu cyumba Petero yari afungiyemo, ngo umucyo waka muri icyo cyumba. Icya kabiri iminyururu yari imuboshye iradohoka iracika. Icya gatatu ngo mukoma mu mbavu. Icya kane amubwira ngo kenyera ukwete. Icya gatanu ngo amufata ukuboko aramubwira ngo nkurikira. Urugi rwa mbere rurabikingurira, urwa kabiri rurabikingurira, urwa gatatu rurabikingurira, ngo na cya porotaye kirabikingurira. Petero aragenda aba muzima kubera ko abitoro base. Nagira ngo ntangaze ngo kubwo gusenga kwawe Imana iragukinguriye. Inzugi zari zikinze Imana irazikinguye. Warasenze ugira ngo Imana ntiyumvise, wakase ahandi n'ahandi ugira ngo Imana ntiyumvise. Amasengesho yawe ijuru ryararekodinze, ijuru ryarayanditse, ryarayabitse. Igihe kirageze kugira ngo ibyo wasabye Imana yarabyumvise, ubihabwe mu izina rya Yesu. Ese muracyari ngo muzamure haleluya kandi nanone. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kuturwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Tukaririmbe turambuye ibiganza nk'ikimenyetso cyo kuramya Imana no kwishima. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zohere n'Imana itakwemera ko urengana. Icya gatanu, Imana ije kurema inzira y'umuntu ku giti cye. Inzira yawe personal, udasangiye n'undi muntu. Inzira yawe ku giti cyawe. Ese urayakira cyangwa nyisubize ku gasavaho naturutse mbwira Imana ngo bisubizeyo? Vuga ngo nabyakiriye Mana. Imana ije kukuremera inzira yawe nka Chantal, ije kukuremera inzira yawe nka Delphine, ije kukuremera inzira yawe nka Kagurano. Imana ije kurema inzira y'umuntu ku giti cye. Erega nzibyo nibwira nzabagirira n'amahoro si bibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Hari iby'isi ikwibwiraho, kandi iby'isi kwibwiraho ni amakuba. Hari ibyo Satani akwibwiraho, ibyo Satani akwibwiraho ni amakuba. Ariko ijuru naryo hari ibyo ari kwibwiraho, kandi iby'ijuru rikwibwiraho ni ibyiza. Iby'ijuru rikwibwiraho bibasha kugamburuza no gutesha agaciro ibintu byose dayimoni akwibwiraho. Imana yacu twayiha amashyi menshi cyane. Imana twayizamurira ibiganza.
muse nkaho mutuza gatoya. Ese ibi bintu byose murabyemera ko Imana ijya ibikora? Ko hikirije bakeze kandi twabyumvishije twese. Ibi bintu byose turabyemera ko Imana ijya ibikora? Imana igica inzira y'umuntu ku giti cye akabibona? Ko hari abantu bifashe nk'abatagatifuza, ni ukwitonda cyane murimo murabyuza. Mwemera ko Imana ijya itanga umugisha? Umugisha ugaturuka ku Mana, mukavuga ngo uyu mugisha twawuhawe n'Imana. Ikintu gishyashya Imana ijya icyadukana ikakizana, ukakibona n'abantu bakakibona. Turabyemera turi mu materaniro. Iyo Mana rero ibikora, dukwiriye kuyishingikirizaho, kuko ibyo irimo idukorera n'ibitoya ushingiye ibyo igambiriye kudukorera. Ubwo rero tugiye gusenga. Tuba twabyumvishije, ariko mba ngira ngo ibyo bintu koko niba tubibona Imana ikabibikora, dukwiriye kuyigumaho kuko izakora n'ibindi. Si by'ubwo ngubwo amashimwe azakomeza kwiyongera, imirimo y'Imana izakomeza kugaragara, kuko Imana, nanjye nabyumvishije mbona Imana igikora ikintu gishya. Nkabona Imana iciye inzira, njya mbona Imana ikuraho igicuku kikavaho pe. Ntabwo njye nabo umwigisha, ariko natekereje, reba igicuku cy'Abayuda, utekereze no kwishima kwa Hamani, ariko uze kureba ukuntu Imana ijya irema ikintu gishya kikaduka. Sibyo? Kikaduka. Ibyo umuntu yibwiraga ntaba ari byo bimubaho, ahubwo ibyo yibwiraga ku bandi ko ari byo biri bubabeho bigahindukira bikabaho hano. Mwabarokore mwe, Imana igikora ibintu bishya. Hari abadukurikiranye mutwumviraho muri, Imana igikora ikintu gishya pe. Imana igikora ikintu gishya, kandi Imana igiremo inzira ikayigaragaza. Muhaguruke rero dusenge. Ubu rero nimujya muhaguruka tugiye gusenga, umuntu wese ajya ahagurukana nyine n'akantu ke kugira ngo tujye mu mwuka neza. Kugira ngo ujye mu mwuka neza, nusenga uri mu mwuka neza, uba ufite n'agasakoshi kawe na telefone yawe, noneho duhendahenda Imana neza turi mu mwuka neza. Si byose? Ubu rero tugiye kubwira Imana, tugiye kuyibwira ngo kuko tuzi ko ariyo Mana igirema ibishya, tugiye kuyibwira ngo ntabwo tuzakuvaho. Iryo ni isengesho rya mbere. Tugiye kwemeranya n'Imana ngo Mana, ibintu byatuma tukuvaho tukajya kure yawe, nawe turagusabye ubishire kure yacu. Amen. Amen. Ibintu byatuma ujya kure y'Imana, Imana ibishyire kure yawe cyane, kuko iyi Imana ikora ibi ikadukorera ibisa bityo, ntidukwiriye kujya kure yayo, ntidukwiriye kuyireka, ntidukwiriye kuyirengagiza. Ibintu byatuma tujya kure y'Imana, byatuma ujya kure y'Imana, bwira Imana ngo ndi imbere yawe uyu munsi, bishyire kure yanjye, binyambure, binkureho, binyorosoreho, ngirane nawe ubushuti bwuzuye. Noneho hasigaye turaza no gusenga tubwira Imana ngo ibi tukubonana turakeneye gukomeza kubona ibyiza kurutaho. Turacyakoresha bwa buryo bwacu, ubishoboye arapfukama, utabishoboye asenga ahagaze cyangwa se wicaye. Twebwe tuba dushaka kusenga gusa, twe tuba dushaka kusenga. Umajije kubona ko igicuku kikuri imbere ari icy'ubugingo n'icy'umubiri, ukabona wapfukamira Imana, wapfukama, kuko naho ngaho muri Imana irahakorera, Imana irahari. Icyo Imana ishaka nuko tuyisenga. Mana ishobora byose, mu izina rya Kristo umwami n'umukiza, Imana Data nyiri icyubahiro, Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana iri muri aya materaniro. Wavuze ko uyu mwanya tuba imbere yawe, nawe uzarambura ukuboko kwawe, uzabana natwe.
ibintu byose byatumye abana bawe bajya kure yawe, bakabona kudahari, bakabona kuri kure yabo, bakitotomba, bakivovota. Ubababarire, ubeze, ubatunganye, ubakureho umugayo, ubakureho urubanza. Ngaba bababyeyi, ngaba babagabo, ngaba babasore, ngaba abera, twese turi imbere y'Imana. Ari abadukurikirana bari hirya hino, baba baje kumva ijambo ry'Imana, bagafata uyu mwanya bakaza aho Imana iri. Turabasabiye, turabahendahendeye, Imana ibishimire, Imana ibakire, Imana ibezeho gukiranirwa kose, Imana ibakureho uwo mugayo, urwo rubanza ubishire kure yabo. Muririmbyi yaravuze ngo nk'uko ibuvazo zuba hitaruye cyane iburengerazuba, uko niko wajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Weze abana bawe, ubatunganye, ubahindure bashya, ubaboneze, ubahindure ibikoresho byawe uhora wishimira, ubahindure bazima aho birirwa, mu byo bakora, mu byo babamo. Mwami, aho basitaye bagacumura mu miryango yabo, ubeze, ubatunganye. Mu kazi kabo ubarindisha amaboko akomeye, ubagirire ubuntu, biteho, urukundo rwawe rubuzure. Mwami, urakoze kutwumvishije. Yesu, wowe ukora ibitangaza, ugakora imirimo, wabwiye Abisiraheli mu myaka yabo y'uruzerero 70, urababwira ngo uzi ibyo wibwira uzabagirira. Yesu, n'uyu munsi Imana, cagagura imigambi ya Satani, kuraho iyi migambi y'ikuzimu, izi nama z'umwanzi, ibitero by'umubisha. Amaboko y'Imana, imbaraga z'Imana, zikora ibintu bikomeye. Urambura ukuboko kwawe, urengere abana bawe, urambura ukuboko kwawe, kureho igicuku kibi, ubaha umugisha mu kazi kabo, ubakingurire inzira, ubakingurire umuryango, ubabere umutabazi, ubabere umurengezi. Turabasengeye Mwami, izi ndwara uzikize, uyu mubabaro ukureho, iki gicuku gikureho, ubaremere umucyo, ubaremere umucyo. Tubatuyeho umugisha, tubatuyeho umugisha, tubatuyeho umugisha, tubatuyeho umugisha. Uyu munsi wa kabiri w'ukwezi kwa 12, turabasengera Mwami, ubaramburire ukuboko kwawe, ubakingurire imiryango, ubabere Imana, ubabere umutabazi. Bimeze nk'imisozi ubihindura amataba, bibahagaze imbere ubikureho mu izina rya Yesu. Mana, ukora ibitangaza, Mana, ukora imirimo, Mana, wiyerekane Mwami, wihishure. Tugukomeye amashyi Yesu, turagushimiye Mwami, kuri mu ruhande rwacu kandi ufite imbaraga zikomeye zo kurengera abera, mu izina rya Yesu, amen. Murambura ibiganza gutya, dushimira Imana. Sabe n'abapfukamye muhaguruke. Ndashaka ko dusenga isengesho nk'iminota nk'ibiri gusa, ribwira Imana ngo turashaka kuduha umugisha. Kandi mbabwire baroko, uku gusenga kwacu twaragushimangiye gukwiriye kuzana impinduka. Hari ibintu birwanya umugisha wawe, tugiye kubirwanya. Hari birwanya umugisha wawe,
hari ibirwanya imigisha wawe, hari ibirwanya umugisha. Amen, amen. Ese turi kumwe? Sema amen. Hari ibintu birwanya imigisha yacu. Satani agira imitego myinshi, agira amayeri menshi, ariko dufite Imana ifite amaboko, dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana ikomeye. Mutegera Imana ibiganza nk'abagiye kwakira. Urwane n'ibintu bihanganye n'umugisha wawe, mu rugo rwawe, ku bana bawe, mu kazi kawe, ku bugingo bwawe, ku busore bwawe, ku bukobwa bwawe, mu muhamagaro. Hari ibintu birwanya umugisha wawe. Mana ishobora byose, turi imbere yawe amasaha, dusenga isengesho twishingikirije ku ijambo ryawe. Mwami, ubivuganye n'imitima yacu, uratubwiye ngo dusenge isengesho ryo guhangana n'ibintu birwanya imigisha yacu, ibirwanya umugisha, ibirwanya umugisha w'abagabo, ibirwanya umugisha w'abagore, ibirwanya umugisha w'abakobwa, ibirwanya umugisha w'abasore, ibirwanya umugisha w'abagabo, ibirwanya umugisha w'itorero, ibirwanya umugisha w'igihugu. Turabirwanije, turabirwanije mu izina rya Yesu. Hari abatwumva bari hirya hino, turabasengeye. Hari abacuruzi, hari abakorera abandi, hari abikorera, hari abadafite akazi, ibintu bitangira imigisha yabo. Turabirwanije, turabirwanije. Duhagaze imbere y'Imana dusengeye umugisha, aho twerekeza ibiganza, aho dukorera, aho tuba. Imana itujya imbere, Imana itujya imbere, Imana itujya imbere, Imana itujya imbere. Yesu atujya imbere, Umwuka atujya imbere. Uduhuze n'umugisha, uduhuze n'umugisha. Urwanya Satani, urwanya abadayimoni, urwanya umwijima, urwanya imivu. Katika jina la Yesu dusengeye imigisha, imigisha yacu iri kure, turayisengeye mu izina rya Yesu. Mana yo mu ijuru, abantu bakira ubuzima, bahindurirwa amateka, abantu bakira ubutabazi ahatari icyerekezo. Turakiremye Yesu, ibitagendaga biragiye, ibitakundaga birakunze, ibyari kure ubyigije bugufiya. Uduhaye umugisha wawe, urakoze Mwami. Turambuye ibiganza imbere yawe, turambuye ibiganza imbere yawe, turambuye ibiganza. Yesu, udusabye kwizera, natwe turizeye kandi tuzagushimira duhagaze ahera, tugukomeye amashyi menshi. Haleluya. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Yesu. Amen. Hobera mugenzi wawe umubwire ngo Uwiteka aguhaye umugisha, Uwiteka aguhaye umugisha, Yesu aguhaye umugisha we. Ejo ni kuwa gatatu tuzaba dufite icyumba cy'amasengesho, tugira na wa mwanya mwiza twumvamo ijambo ry'Imana. Tuzongera kuwa kane no kuwa gatanu, kandi mukomeze muhirwe, ukuboko kwiza kw'Imana kugendane namwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. kugeza imvi zibaye uruyenzi, ntazarorera kugukunda. Kugeza imvi zibaye uruyenzi, ntazarorera kugeza imvi zibaye uruyenzi, ntazarorera kugukunda. Kugeza imvi zibaye uruyenzi, ntazarorera kugukunda. Ntagikomeye imbere Yesu yahawe izina risumba ayandi. Ntagikomeye imbere yahawe izina risumba ayandi. Yashizwe hejuru n'Imana irinda kwera rurema iryo zina. Ijambo ry'Imana yacu, ijambo rye ijambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu n'ubwibeshye, ivuze irabikora. Rurema niryo zina.
ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana ntabwo ari umuntu yivuze irabikora rurema niryo zina ijambo umva amashyi yanyu ijambo ry'Imana burya ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana hindukira mugenzi wawe mubwira ngo kugeza imvi zibayuriye ntazarorera kugeza imvi mesaje ni yawe Yesu ntazarorera kandi kugeza imvi zibayuriye ntazarorera yashyizwe juri n'Imana irinda kwera kwayo rurema niryo zina ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana yego ntabwo ari umuntu yivuze irabikora rurema niryo zina ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana yacu ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema ijambo rye ijambo ry'Imana ntabwo ari umuntu wibeshye yivuze irabikora rurema niryo zina ijambo rye ijambo ry'Imana rirarema ijambo ry'Imana rirarema amen.